Yes, bamwita Element L, bamwita Big Fish cyangwa se nushaka kumwita Big Shark, byose ni kimwe. Ni akaba umuhanzi ndetse akaba na producer ukomeye cyane, ufite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo bayise Tombe 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 Tombe. Indirimbo bayise Tombe Tombe ni indirimbo izasohoka ku tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu, aho umuhungu w'abanyarwanda, producer wa East Africa, producer wa Africa, umuhanzi wa Africa yakozemo rwose, ngira ngo uriyumvira. Yes, nyiranganga amagambo ashize ivuga muri yumvira umuhungu rwose agiye gukubita hit after hit. Yes, ni indirimbo rwose ku giti cyanjye nimo ko expectinga yuko izagera kure hashoboka, nkuko mu ndirimbo yagiye bitwereka yuko azi kuririmba, sijye gukora umuziki gusa. No musore ukiri muto cyane w'umunyarwanda, amwita Element L, Big Shark cyangwa se umwite Big Fish. Ni igifi kinini cyane rwose hano mu Rwanda, hamaze kubyerekana ko ari igifi kinini, kubera yuko ibyo akora biragoye kugira ngo hagire undi mu producer wabasha kubigeraho. Ba Kiz, ba Yawe, bande nabande, ba Rush, ba Region barakora, ba Made Beat barakora, ariko ba Clement, ariko uyu muhungu we rwose agenda bacanga mu tuntu tw'ubwenge hirya no hino. Amaze kugenda kwera abastari benshi batandukanye, njya mwagiye mubona agiye akorera ba Ben Solo, ba Sauti Solo, ba Harmonize, ba Alikiba, ngira ngo mufite indirimbo ya Alikiba na Kevin Kade yakozwe na Element L. Ni indirimbo nyinshi ba Diamond yarabakoreye, benshi ba Joboy, abahanzi benshi. Umuhungu Element L indirimbo ziri hafi gusohoka rwose, zo yagiye akora gake gake. Muzagenda mubona uruhare rwe mu muziki nyafurika, muzagenda mubibona hirya no hino. Nyuma yaho yagiye akora hiti zitandukanye, urugero twagweza nk'indirimbo yise Kashe, nayo yahereyeho abantu akavuga ati uwo ni Ere cyangwa ntago ari Ere, gusa yaje kubyerekana neza. Nyuma yaho gatoya, nyuma ya Kashe, aririmba indirimbo bita Fou de Toi ari kumwe na Bruce Melody ndetse n'uwo bita Loskana. Abantu bara rwose amagambo ashira ivuga, baravuga ati nyamara uyu muhungu byose arabishoboye. Nyuma yaho yaje kwikora indirimbo ye bwite bita Mirere, nayo iba hit, gusa yo ntabwo izigera kure nkuko Kashe ndetse na Fou de Toi zabikoze, ariko nayo ni indirimbo rwose yabaye nziza kandi bayikimenya bose. Nyuma yaho noneho yigarikiye muzingira ngo nawe yumvira injyana wowe. Yes, nyango muramwumva rwose n'umuhungu bita Element L, atuzanye indirimbo bita Tombe Tombe cyangwa se Tombe. Ese Tombe bivuze iki? Ese Tombe birasigura iki? Umugani w'abaturanyi bacu b'Abarundi bango. Reka dutegeze turebe Big Shark cyagiye kudukorera, reka turebe ese indirimbo izagera he, indirimbo izaba ifite ubuhe buryohe nkuko ugenda yumva muri background. Urumva ko akaririmba rwose gafufi kape, urabona ko umuhungu yakoze mu murya adukubitira ingoma rwose, utapfa gutisha n'ifite n'ibyo. Tombe 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 Tombe. Yes, ngaye ngukorera umuhungu wanyu Element L agiye kudukoma indirimbo bita Tombe Tombe. Ngira ngo nakubwiye yuko izasohoka ku tariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2025. Uwo na wundi ni Element L. Reka dutegereze turebe kuri iyo tariki, twese tuzahurira kuri cyaro ya Element L, na cyane ko azasohora audio and video, bizaba ari uburyo. Kandi no muhungu uzwiho gushora kuri video rwose, byamwagiye mubibona ubushize indirimbo ye Mirere yayishoyeho arenga miliyoni 20 rwose z'amanyarwanda, ku buryo uhita unayibona uburyo yashoye akajyana kwa Masayi, uhita ubona yuko yaba yarashoye.
yes tugushimiye wowe dukomeje kubana umunsi ku munsi, mukomeje gukunda ibiganiro byanjye bya politiki by'imyidagaduro mu minsi mike cyane rwose. Turaje twakubita noneho amatara atandukanye y'abana. Ese wowe niki wifuza ko nanjye nagenda guhereza? Ese niki wifuza ko twagenda twiganaho muri iyi minsi iri imbere? Tugiye gukora icyo twita noneho akazi kanyako. Twamaze kuzuza subscribers 1000, mukomeze murebe noneho ubundi twirire show. Muri no minsi ngiye kuba kubita ikintu cyitwa abana bafite impano, ngiye kuba kubita ibiganiro by'ubwenge, ngiye kubigisha utuntu twinshi mwakwifashisha mu buzima busanzwe, ngiye kubasobanurira amazina mutigeze mukeka ko yaba afite ubusobanuro nk'uko bamwe bagenda babivuga. Ngiye gukora akazi ewana, icyo sabwa no gukora subscribe kugira ngo tutazacikanwa. Ikindi kandi ku bantu bashaka gukora provisoire, tugiye gutangira nabo tubigisha gake gake, tugenda tubereka ukuntu ibizamini bikorwa hirya no hino mu gihugu, tugenda tubereka tubafasha n'ukuntu wa kwiyandikisha kugira ngo ukore ibizamini bya provisoire, ndetse na byinshi rwose mu bibazo bikunda kubazwa cyane. Turaje tubibahereze gake gake. Urumva mfite akazi kenshi, icyo usabwa ni iki rero? ni ukora subscribe kuri iyi channel Turatsinze Wawe. Yep, my name is Turatsinze Wawe. Reka tugaruke.